Reka tubakire abakunzi b'igihe cy'Ubuntu TV, abana b'Imana, abavutse ubwa kabiri, abazutse ku munsi Yesu yazukagaho, ibyaremwe bishya, abari muri Kristo Yesu, itorero rya Kristo, umugeni wa Kristo. Turabakiriye abari mu Rwanda n'abari hanze yarwo, hirya no hino ku isi, bumva runo rurimi tuvuga, mwese mwimve mikazi. N'umwanya rero tujya twicara tukaganiraho ijambo ry'Imana, tukaganiraho ibyo twagizwe byo muri Kristo Yesu. Turabakiriye rero kandi turabizi neza ko Yesu agiye kutugaburira uko turi hamwe nk'itorero rya Kristo muri aka kanya. Aho basuzana Nkuranga François nk'ibisanzwe kuri kamera z'igihe cy'Ubuntu TV, murabonaho umugabo, ndamwita umugabo kuko ari uwo guhamya bya Kristo. Ariko muri ibingibi by'iyi si turimo aracyari umusore. Turamuha umwanya yivuge, narangiza atuganirize. Ariko nanjye mpamya ko nawe yavuye umuzuko w'abapfuye umunsi Yesu yazukaga. Ni karibu mwene da, twibwire noneho nurangiza ukomeze utuganiriza icyo Umwami yashyize ku mutima wawe. Murakoze cyane, nongeye kubasuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Abavandimwe muri Kristo Yesu n'inshuti z'ubutumwa bwiza, bakunda ubutumwa bwiza. Hari hatambutse iminsi tutabonana, ariko Umwami yongeye kuduhereza umwanya kugira ngo tuganire ijambo ry'ubugingo ribonerwa muri Kristo Yesu. Kuko amagambo yose ntabwo ahesha ubugingo, hari ijambo ritera urupfu, ariko hari n'ijambo rihesha ubugingo. Rero niryo jambo tugiye kuganira muri uyu mwanya. Icyo nagira ngo tuganire Umwami yashyize ku mutima wanjye, nagiraga ngo twongere twibukiranye kumenya inkomoko cyangwa se ubuvuke bwa mbere bw'umuntu. Ubuvuke bwa mbere bw'umuntu, kuko impamvu natekereje kugira ngo tuganire ubuvuke bwa mbere bw'umuntu nuko akenshi tujya dushaka kugira ngo abantu dukizwe, ariko tutari twamenye n'icyo dukizwa. Si uko abandi batabivuze, si uko tutabivuzeho n'ubwashize, ariko tuba tugira ngo twongere tubisubiremo, kuko buriya Bibiliya nayo ni imvugo imwe, ariko ivuze mu buryo butandukanye. Hamwe ushobora kuvuga ikintu kimwe ariko mu buryo bugiye butandukanye, kugira ngo niba utacyumviye muri Matayo cyumvire muri Luka, niba utacyumvira muri nk'uko Bibiliya ikoze. Ni imvugo imwe igenda ishushanya ibintu bibiri gusa, ishushanya ibivuga Kristo, ibivuga Kristo. Ariko Kristo se ninde? Kristo ubundi iyo tuvuze Kristo ni ijambo ry'ikigiriki, si ijambo ry'ikinyarwanda risobanura Kristo. Bituruka ku ijambo ry'ikigiriki ryitwa Christos, isobanura mu cyongereza the anointed one, wasizwe. Noneho rero yasigiwe iki? Yesu yasigiwe iki? Muribuka umudamu wigize azana amavuta y'igiciro cyinshi ngo atangira kuyamusiga. Noneho Yuda avuga ngo bikwiriye ko yagurishwa ngo hakaboneka ibyo gufashisha abakene. Yesu aramubwira ngo abakene muzagumana muri bimwe. Ariko aza kuvuga Yesu ngo uyu nguyu umubiri wanjye awusigiye guhambwa, awusigiye gupfa. Rero icyo Kristo yasigiwe mu by'ukuri, yasigiye gupfa no kuzuka. Ibyo rero gupfa no kuzuka niyo nkuru nziza, nibwo butumwa bwiza. Amen. Yasigiwe gupfa no kuzuka. Noneho rero akabivuga rero mu zindi mvugo cyane, atavuga iryo jambo ryitwa gupfa no kuzuka, abivuga muri Yesaya 61. Reka tubivuze tubisomye wumve yavuga Yesaya, kuko abahanuzi bose mu byanditswe uwo bavugaga yari Kristo Yesu. Umwuka wa Kristo wari muri bo yatumaga bavuga rero icyo kintu cyo gupfa kwe no kuzuka kwe. Ariko nko mu Isezerano rya Kera babivugaga mu buryo bw'ibishushanyo, mu buryo butaziguye, mu buryo butumvikana. Ariko Kristo yazahishurwa nkawe umubiri w'ibyo bishushanyo byo mu Isezerano rya Kera, tukajya tubasha kumenya ko burya ari we bavugaga.
Yesaya 31 tuhasome haravuga ngo umwuka w'umwami Imana ari kuri jye kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Ijambo ubutumwa bwiza niryo ryitwa inkuru nziza. Yantumye kuvura abafite imvune mu mutima no kumenyesha imbohe ko zibohowe no gukingurira abari mu nzu y'imbohe. Ego nicyo ubutumwa bwiza bukora, ariko hepfo akavuga ngo yantumye, kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka n'umunsi Imana yacu izahoreramo inzigo no guhoza abarira bose. Iki nicyo gikubiye mu kintu cyitwa ubutumwa bwiza. Yatumwe kugira ngo abwirize abagwaneza ubutumwa bwiza, yatumwe kugira ngo avure abafite imvune mu mitima. Imvune mu mitima tukamenya izo mvune ni izihe. Nanone no kumenyesha imbohe ko zibohowe no gukingurira abari mu nzu z'imbohe. Hano harimo ibintu bikomeye cyane. No kuvuga ubutumwa bwiza icya mbere no kugira ngo bwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Abagwaneza bagomba guhabwa inkuru nziza, ariko iyo nkuru nziza ikomoka mu bintu bibiri. Ni ukumenyesha abantu imvune, kuko ntabwo bakuvura imvune zo mu mutima utazi ko zifite. Niyo mpamvu isi yose ikeneye kumenyeshwa ikibazo umuntu afite. Umuntu akamenya ko akeneye umwami Yesu. Ntabwo Yesu agukenura ubukene ufite. Hahirwa abafite inzara n'inyota, hahirwa abakene mu mitima yabo, Bibiliya niko ikomeza ivuga. So rero nta muntu rero ukira imvune adafite. Uzaba ko zimenyeshwa ukazimenya, ko mu mutima w'umuntu habamo kutimenya. Mu mutima w'umuntu habamo kutimenya, ku mutima w'umuntu urashukana. Bibiliya niko ivuga ngo umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana, kandi ufite n'indwara ikomeye cyane yo kutizera gukira. Urashukana kwa kubeshya, wamara no kumenya indwara bawuhereza umuti ngo ntiwizere no gukira. None rero hano ubutumwa bwiza buravuga ngo ni ukumenyesha abantu, kuvura abafite imvune zo mu mitima, ikindi no kumenyesha imbohe ko zibohowe no gukingurira abari mu nzu z'imbohe. Ni ukuzimenyesha ko zibohowe ariko akanazifungurira. Amen rwose. Ibyo bintu ni ibintu bitangaje rwose, birakurikirana. Hepfo hejuru hano babashatse kwerekana nk'icyo ikibikora, igikora ibi ngibi byo kwereka abantu imvune bafite mu mitima zabo no kumenyesha abantu izo mvune ko bazikize. Bamara gukira imvune zo mu mitima akazitangariza ko abantu baboshye, bakabatangariza ko babohowe, akanabafungurira. Arabatangariza akanabafungurira. Rero uyu murongo wa kabiri niho avuga ngo yatumye ikintu gifungurira abantu bari mu nzu z'imbohe. Ni ukumenya umwaka w'imbabazi z'Uwiteka. Ariko nta muntu wumva umwaka w'imbabazi z'Uwiteka atumvise ukuntu Uwiteka ahora inzigo. Ibintu bikomeye cyane. Nta muntu umenya uburyo Uwiteka imbabazi ze zabonetse zahishuwe atari yasobanukirwa uburyo Uwiteka ahora inzigo. Kuko Uwiteka ntabwo yatanze imbabazi yirengagije ibyaha by'abantu. Hari ikintu isi dukunda kugira cyo gushaka kwirengagiza ibyaha no kutabihana. Oya, ntabwo ari byo. Ibyaha bigomba guhanwa mu mwuzuro wabyo. Niba abantu bakora ibyaha bakavuga ngo Imana ibyirengagize, Imana yirengagiza ibyaha byacu, Imana bagahora baza imbere yayo, Imana wirengagiza ibyaha byacu. Ntabwo rero tuba tubizi neza ko ubutabera buriya buri no mu mitima yacu, aho tubona leta nizo zibikora. Umuntu w'umunyacyaha agomba gukurikiranwa akanahanwa. Arakurikiranwa agahanwa, uwakoze icyaha agahanwa, hagatanga ubutabera, hakagaragara umwere imbere y'amategeko. Burya amategeko nicyo ashinzwe. Rero icyo twari tugiye kuganiraho hano ni ikihe
kugira ngo tubimenye ikibazo umuntu afite muri we nuko mu muntu mu mwuzuro afite kamere ya Satani. Gute? Iyo tuvuze kamere ya Satani hari igihe abantu bahita babyumva mu buryo buri kure cyane, kuko Satani tumuzi nk'umuntu bikuzimu mu mwobo mu myobo ahantu runaka. Abantu bakaba batazi ko Satani afite ubuturo butari kure y'abantu, mu mitima y'abantu. Niki iyo tusomye Bibiliya, dusomye mu Itangiriro, Bibiliya itubwira igiti Satani yarishijeho umuntu, igiti cy'ubumenyi bumenyesha ikibi n'icyiza. Ni mu Itangiriro igice cya 2 uhereye ku murongo waho wa 17 gutyo 15 niho yatangiye Imana ibabwira amoko y'ibiti yashyize muri Edeni, ariko ikabuzanya kurya ku giti cy'ubumenyi kimenyesha ikibi n'icyiza. Hepfo ikavuga ko nibaramuka bakiriyeho gupfa bazapfa. Hari igiti cy'ubugingo, hari n'igiti cy'ubumenyi kimenyesha ikibi n'icyiza. Rero dukurikiranye ibyanditswe, Adamu wariye kuri kiriya giti akirishijwe n'umudamu we, bakaba barokojwe muri bo kamere ya Satani. Kandi ndagira ngo mbabwire, mwibuke neza, Bibiliya ivuga ko Imana ntiyashaka ko barya kuri kiriya giti, ko Satani yababwiye ko niba kiryaho ngo bazamenya icyiza n'ikibi, hanyuma nibarangiza bahinduka Imana. Ibyo bintu ntabwo Imana yabishakaga. Ishaka umuntu arya ku giti cy'ubumenyi bumenyesha ibi n'icyiza, kuko iyo umuntu akiriyeho ngo yihindukire Imana. Gute se? Icyo ni nacyo kibazo umuntu afite. Ni ikihe? Tubivuze mu mvugo yoroshye dusanga itari kure yacu, ikibazo umuntu afite muri we ni ikihe? Nuko muri we harimo, reka mbisobanure neza nkoresheje ibyanditswe kugira ngo umuntu abyumve, mutaza kugira ngo biri kure yacu. Urwandiko rw'Abakorinto rwa 2 igice cya 2 cya 3, urwandiko Paul yandikiye Abakorinto rwa 2 igice cya 3 umurongo wa 7 haravuga ngo, nuko rero niba imitegekere y'urupfu, niba bavuze imitegekere y'urupfu ubwo bishatse kuvuga iki? Mwibutse ko cya giti cyateraga urupfu, ngo yanditswe igaharaturwa ku mabuye, yarahawe ubwiza n'icyubahiro, bigatuma Abisiraheli badashobora kwihanganira gutumira mu maso ha Mose, ko kurabagirana ko mu maso he, kandi kwari ukumwanya muto gusa kugashira. Ni ukuvuga ngo imitegekere y'urupfu iharaturwa ku mabuye. Ese abantu basoma Bibiliya mu gice cya 36 cya Ezekiyeli umurongo hafi wa 26, Bibiliya igitubwira ngo Imana izadukura mu mitima imeze nk'amabuye, imitima y'amabuye. Rero amabuye bavugaga rero ntimwumve ko ari amabuye nk'aya ngaya asanzwe cyangwa amasarabwayi. Nuko Bibiliya igivuga ubwoko bubiri bw'imitima. Hari umutima woroshye uri malleable, woroshye ngo w'inyama, hakaba n'umutima ukomeye w'amabuye. Ubuvuke bwa mbere burimo amategeko, burimo cya giti, dukoreshe za mvugo Bibiliya yakoze, cya giti kimenyesha ikibi n'icyiza, kuko amategeko ashinzwe kumenyekanisha ikibi n'icyiza. Ariko aya mategeko ni imitekere y'urupfu, ni imitekere itera urupfu. Ni imitekere itera urupfu kubera iki? Reka mbasobanurire neza kugira mu byumve. Mu buvuke bwa mbere umuntu avukana, ari nabwo bwa bundi Yesu asaba Nikodemu. Nikodemu wavutse kubw'umubiri, umubiri baba bavuga hariya, iyo Bibiliya tubisomye neza itwereka ko ari amategeko. Reka tubirebe neza, turebe umubiri, turebe ko baba bavuga ko ari amategeko, kugira ngo umuntu abashe kubimenya. Urwandiko rwandikiwe Abakorinto rwa mbere igice cya 15 umurongo wa 45 haravuga ngo uku niko byanditswe ngo umuntu wa mbere ari we Adamu yabaye ubugingo buzima,
naho Adamu wa nyuma yabaye umwuka utanga ubugingo. Ariko umwuka si ubanza, ahubwo umubiri ni ubanza hagaheruka umwuka. Umuntu wa mbere yaturutse mu butaka ari uw'ubutaka, naho umuntu wa kabiri yaturutse mu ijuru. Ibi rero ntimubyumve nk'inkuru. Umubiri hano Bibiliya biri kuvuga ntabwo iri kuvuga umubiri nka body. ngo mubare kunkoresha icyongereza no kugira ngo byibura mubashe kubyumva. Mu cyongereza hari ibintu bibiri bitandukanye. Mu kinyarwanda bavuze umubiri tugikunda kubyita kimwe, ariko nko mu cyongereza ikintu cyitwa flesh itandukanye n'ikintu cyitwa body, cyangwa mu gifaransa cyo bita la chair ariyo flesh itandukanye n'ikintu cyitwa le corps, umubiri. Noneho hariya rero uriya mubiri hano barimo bavuga ni kamere, kwa kundi mujya bavuga ngo umuntu w'inyama n'amaraso, ni kamere muntu. Nubwo kamere ikorera mu mubiri, murabyumvise. Ni nkuko nanone iyo kuko umubiri ni umugaragu, umubiri uyu nguyu turimo tuvuga ni igikoresho, ariko kamere yo ntabwo ari igikoresho, ahubwo yo irakoresha. Niyo mpamvu biri givanga bari mu butware bwa kamere irakoresha, ariko umubiri wo ni igikoresho gikoreshwa. Ntabwo umubiri kwa kundi mujya bunavuga ngo umubiri ngo warananiye, ngo wanteye irari, ntabwo ari umubiri wakunaniye, ni kamere ahubwo. Kuko umubiri nta kintu na kimwe ukora, umubiri ni igikoresho gikoreshwa. Paul arabivuga mu gice cy'Abaroma cya 6 avuga ngo umubiri ngo mushatse ngo uhinduka igikoresho gikoreshwa iby'icyubahiro cyangwa se ibiteye isoni. Umubiri ni igikoresho gikoreshwa, ntabwo umubiri ari ukora, ntabwo ari upropose, ntabwo ari we utekereza gukora. Umubiri ni igikoresho gikoreshwa. Ngo muhite munabyumva rwose ko ni nayo mpamvu Imana yivuga ibyaha iteka ryose itagivuga ibyaha blaming umubiri, inenga umubiri. Kuko uzabyumva Yesu ye yaje usanga avuga ngo bari barabwiye ntimugasambana, bari kuvuga icyaha cyo mu mubiri. Nyine avuga ngo umuntu urarikira niwe musambanyi. Bari barabwiye ngo ntimukice. Nyine avuga ngo umuntu wanga mwene se, urumva ko bari kuvuga ikintu. Urwangano ntabwo ari ikintu kigaragara hanze, cyakore watangiye gushaka kwica no kubigaragaza ku isura niho umuntu abibona. Ariko umuntu ashobora kukwanga yagucaho akagusekera kandi akwanga. Urumva rero si ikintu cyo mu mubiri rero. Ariko urwo rwangano rero abantu ntibarubona, ariko Imana irarubona. Rero yivuga ibyaha, rero Imana ntigivuga ibyaha. Niyo mpamvu itavuga ibyaha burya kenshi nk'ibikorwa bigaragara ku mubiri, ivuga ibyaha nk'ibintu bikuri mu indani muri wowe. Rero kuko Imana ni icyaremwe cy'umwuka, rero ikurikirana ibyo bintu by'imbere mu mwuka muri twebwe. Ndi kugira ngo nisobanure hano kugira ngo mubyumve umubiri bari bavuze. Tujye gusoma ubwo icyo turi gushaka kureba hano. Bavuze umuntu wa mbere, Adamu wa mbere. Umuntu wa mbere yaturutse mu butaka. Umubiri rero bavuze bashatse kwerekana ko ari Adamu wa mbere, wa muntu wa mbere, ariko ukeneye kuvuka bwa kabiri. Kwa kundi Bibiliya ibwira Nikodemo, Yesu abwira Nikodemo mu gice cya 3 cya Yohana amubwira ngo biragukwiriye kuvuka ubwa kabiri. Ntiyabyumva, agira ngo ni ibintu byo gusubira mu nda ya nyina kongera akavuka. Baramubwira ati cyabyawe n'umubiri n'umubiri, ni cyabyawe n'umwuka n'umwuka. Ntabwo rero ubuvuke ndi kugira ngo mubyumve abari basanzwe mubyumva, ndagira ngo mubyumve mu buryo bushya rwose. Umubiri hano bari kutubwira niki? Cyabyawe n'umubiri n'umubiri, cyabyawe n'umwuka n'umwuka. Reka dukomeze dusome mu Bagalatiya, urwandiko rwandikiye Abagalatiya igice cya 4 umurongo waho wa 21. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Sara na Hagari bari ibyitegererezo by'amasezerano abiri. Za nkuru twagiye dusoma zo mu isezerano rya kera zivuga ku bagore babiri ba Aburahamu. Burya si inkuru, burya ni ibintu bivuga ibintu bibiri. Kimwe umwe ashushanya amategeko, undi agashushanya ubuntu cyangwa se Kristo, cyangwa se ibintu by'umwuka. Nkuko hari abatubwiye hari mu Bakorinto ba mbere 15 ngo umwe yaturutse mu butaka, undi yaturutse mu ijuru. Ngo uwaturutse mu butaka nyine ni umubiri, ariko waturutse mu ijuru ni umwuka. Yego, dukomeze.
Nikodemu bamubwiye ngo biragukwiriye ngo ubyarwe ubwa kabiri, biragukwiriye ngo ubyarwe, ngo byibatangaza kubabwira ko mukwiriye kubyarwa n'umwuka. Amen. Ngo ndi kugira ngo tufatanye twumve umubiri, twumve n'umwuka icyo bishatse kuvuga. Umubiri ariko buvuke bwacu bwa mbere, kubyarwa n'umwuka, kubyarwa n'ubutumwa bwiza bw'ubuntu cyangwa se kubyarwa na Kristo, akaba ari byo bivuze kuvuka ubwa kabiri. Hano bakavuga ngo abashaka gutwarwa n'amategeko nimumbwire, ntimurasobanukirwa n'amategeko. Byanditswe n'uko Aburahamu yari afite abahungu babiri, umwe yari uw'inshoreke, undi ari uw'umugeni. Uw'inshoreke yavutse nk'uko iby'umubiri bigenda, naho uw'umugeni, murabyumvise, inshoreke ninde? W'isezerano yari Sara. Uw'inshoreke nako inshoreke ikaba nde? Hagari. Hagari ikaba ari nde? Ni amategeko. Mwabyumvise? Amategeko. Noneho nanone Sara akaba ari ushushanya Kristo cyangwa se ushushanya ubuntu. Yego, ko bose barabyara, ubuntu burabyara n'amategeko afite icyo abyara. Noneho inshoreke yavutse nk'uko iby'umubiri bigenda. Simwumvishe ko ibintu by'umubiri barimo bavuga atari umubiri nka bino turimo tuvuga. Yego, uw'inshoreke, uwo mategeko. So rero ubwo hano cyangwa nishaka nkomeze kugira muhite mubyumva hepfo ko bavuga ngo ibyo birimo umugani. Burya bya bintu twajyaga twumva byo kuri Aburahamu, abagore babiri, birimo umugani, kuko abo bagore bameze nk'amasezerano abiri. Rimwe ryavuye ku musozi wa Sinayi ribyarira ububata, iryo niryo rigereranywa na Hagari. Umuntu uri mu isezerano ryari ry'umubiri cyangwa ry'amategeko, byose ni imvugo zimwe, ry'amategeko, ry'umubiri cyangwa se rya Hagari, cyangwa se rivugwa Yerusalemu ya none iri mu batamwe. Ikimenyetso kimwerekana ni uko umuntu ari mu bubata, kuko ni isezerano ribyarira ububata. Ariwe kandi ugereranywa n'umusozi wa Sinayi wo muri Arabiya. Sinayi Bibiliya murabizi ivuga isezerano rya kera cyangwa se umuntu wa kera. Ubwo niwe turimo tureba, byose ni imvugo zimwe, mureta mubyumva. Kandi usobanurwa ngo Yerusalemu ya none kuko iri mu bubata hamwe n'abana bayo. Ariyo Yerusalemu, ariko Yerusalemu yo mu ijuru. Mwibutse handi bavuze ngo Adamu wa kabiri yaturutse hehe? Wa muntu wa kabiri yaturutse mu ijuru, mu Bakorinto ba mbere 15. Ariko Yerusalemu yo mu ijuru niyo mugeni, niyo mama wa twese, kuko byanditswe ngo ishime ngumba itabyara, tera hejuru uvuge cyane utaramuka, kuko abana b'inyungokazi ari benshi, abana b'amategeko ni benshi, abari munsi y'amategeko ni benshi, kuko niho hari ubuvuke bwa mbere. Mwabyibutse? Kuko Bibiliya yatubwiye ngo umwuka si ubanza, umubiri ni ubanza. Baruta ab'inkundwakazi. Nuko rero bene data, namwe muri abana b'isezerano nk'uko Isaka yari ari. Ariko umurongo wa 29 hakavuga ngo ariko nk'uko icyo gihe uwabyawe n'umubiri yarenganyaga uwabyawe n'umwuka, na n'ubu niko bikimeze. Imana tugire neza. Uwabyawe n'umubiri yarenganyaga, ibyo musanzwe mubizi, Ishimayeli na Sara unabizi ko byagenze. Izo ni inkuru, ariko mu bitari inkuru, uwo mugani ugana kare ku bintu byo mu mwuka, icyo bishatse kuvuga nuko amategeko arwanya ubuntu bw'Imana. Ego, amategeko arwanya ubuntu bw'Imana. Bishatse kuvuga iki? No kuvuga amategeko aharatuwe muri twebwe avuga iki? Nuko Satani, mwabwibutse ibintu yabwiye Adamu na Eva, yamubwiye ko narya kuri kiriya giti azaba nk'Imana. Azaba nk'Imana. Ariko hari ikindi, akimara kuryaho Imana yaremubwiye ko agomba gupfa, ariko hari ibimenyetso biranga uwapfuye. Hari ibimenyetso biranga uwapfuye. Ni ibihe? Nuko akimara gupfa
gupfa tuvuga ntabwo ari ukujya mu irimbi mu gitaka, mwumve ko biriya si imvugo y'umubiri. Gupfa nuko yari atandukanijwe n'Imana, nuko yahise yibona yambaye ubusa, yahise abona ubusa bwe. Ni ukuvuga ngo cya giti cyamenyeshaga ikibi ni icyiza, kimwe mu kibi byamweretse, byahise bimwereka ubwambure bwe, byahise bimwereka ububi bwe. Isoni z'ubwambure bw'umuntu ni ububi bwe. Rero yahise akoresha bwa bwenge bwe arebesha ikibi, kuko ubwenge bumenyesha ikibi n'icyiza, ahita abona ikibi. Ikibi ni ubusa bwe. Noneho rero umva ikindi kintu kigiye gukurikiraho kibi gikabije. Noneho nyuma yo kubona ububi bwe agiye kwihutira kureba ukuntu yakambika ubwo bwambure bwe, kandi icyo nacyo ni icyaha, kuko yashatse gushaka ubucocero bwo kwiyambika, kuko yatakaje isura y'Imana, yabonye ko yambaye ubusa. Noneho ashatse kugira ngo yambare ase nk'Imana, yambare none Imana niza kumureba yumve yarebana nayo amaso ku maso. Icyo ni ikintu gikomeye cyane, ashaka kwiyambika, ariko Imana yarabyanze, ibyo bucocoro yarabwanze, iraza yica inyamaswa. Numva Yesu Imana yamuvuze kuva kera kose, yica inyamaswa. Inyamaswa ipfuye niho haboneka umwambaro wo kubambika. Imana ishimwe cyane. Yesu yavuzwe uhereye kuva mu itangiriro. Ibyo byose byatangaga reference ku musaraba w'Umwami Yesu, uburyo umwambaro uzaboneka mu rupfu rw'Umwami Yesu Kristo. Mu nyamaswa, inyamaswa zo mu isezerano rya kera zose, zaba ari intama, zaba ari ihene, zaba ari iki byose, biriya bitungwa byose byatambwaga, byose byashushanyaga Umwami Yesu. Ntabwo tujya kubivugaho, nitubona umwana twabivugaho mu buryo bw'umwihariko, ariko byose byavugaga Umwami Yesu. Niyo mpamvu Yesu yabivuga mu cya 10 cya Baheburayo, aravuga ngo kuko ibitambo n'amaturo byose utabishimye, wanyiremeye umubiri. Uwo mubiri wamwe nababwiye icyo yasigiwe, nuko uwo mubiri wagomba gupfa kugira ngo haboneke kwambikwa abantu. Ariko nababwiye ngo rero umuntu uri mu mategeko ashaka kurwanya ubuntu bw'Imana, ko ubuntu bw'Imana buhishurwa mu rupfu rw'Umwami Yesu no mu kuzuka kwe. Ariko mu mategeko aho umuntu aba azi icyiza n'ikibi, ashaka umuntu aba afite intambara yihe yo gushaka kureka ikibi ngo akore icyiza. Mu kuvuga ngo akore icyiza ahisha isoni z'ubwambure bwe. Reka bivuge mu yindi mvugo y'ubuzima bwacu kugira ngo abantu babyumve ikibazo umuntu afite. Abantu kutahumva bituma gakiza tutakakira ku mwuzuro wako. Ikibazo umuntu afite gikomeye kuruta ibindi byose nuko icya mbere, kuba muri we harimo icyiza n'ikibi. Ariko umuntu avuka, akenshi isi tubwira yuko umuntu avuka ari mwiza. Urumva bitangiye gupfa. Isi tubwira ko umuntu avuka ari mwiza, kwa kundi tujye tuvuga ngo l'homme naturellement bon, umuntu avuka ari mwiza. Mu yindi mvugo isi itangiye guhakana ko mu muntu, kuko icyo Adamu yakiriye nicyo yatwokoje. Ego ubwo batangiye kutubwira ko umuntu avuka afite icyiza, ariko uko agenda akura bakagenda isi mwanduza ikibi. Ariko Imana siko ibivuga. Imana ivuga ko umuntu uturuka kwa Adamu avuka afite ikibi ariko ni icyiza. Ariko ibyanditswe byo bikanavuga ko nicyo cyiza cya muntu nacyo ari kibi, kuko ni igiti, nanabishushanyije, ni igiti kimenyesha ikibi n'icyiza. Ni igiti kimwe. Icyo giti Satani akaba ari cyarishaho umuntu, ariko icyo giti Imana ikaba yaracyangaga idashaka umuntu akiryaho. Iriya miterere yose akaba ari iyo miterere ya Satani, kuko nicyo kintu Satani yakoreye umuntu. Yahaye umuntu kuba agira ubwenge ariko buri mw'icyiza n'ikibi. Niyo mpamvu umuntu wese afite capacité kuba yakora icyiza ariko agakora n'ikibi. Ariko rero Imana ntiyita ku mpamvu zaguteye gukora icyiza, no, ntiyita ku cyiza wakoze, ahubwo yita ku mpamvu zigutera gukora icyo bita icyiza. Ukurikiranye n'impamvu zituma abantu bakora ibyiza, ushobora gusanga ari ibyubahiro,
ushobora gusanga ari inyungu bashaka, ugasanga n'ubundi za mpamvu nanone mu by'ukuri nazo ushobora gusanga nazo ari mbi ukurikije Imana, kuko aho umuntu yahavuga by'umwihariko. Noneho rero nari ngiye kubabwira ngo umuntu avuka, isi ivuga ko umuntu ari mwiza, urumva itangiye guhakana ko umuntu harimo ikibi n'ikiza. Ariko birimva ukuntu ivuga hano muri Zaburi ya 58 umurongo wa 4, haravuga ngo abanyabyaha batandukanywa n'Imana uhereye ku kuvuka kwabo, iyo bavutse uwo mwanya bariyobagiza bakabeshya. Iyo bavutse uwo mwanya bariyobagiza bakabeshya, ngo ubusabwe bwabo buhwanye n'ubw'inzoka. Ubusabwe bivuze ubumara, ngo buhwanye n'ubw'inzoka, ngo bameze nk'impoma y'igipfamatwi yiziba amatwi, itumva ijwi ry'abagombozi naho bagomboresha ubwenge bwinshi cyane. Umuntu avuka ari mubi, Imana ikavuga ko afite ubusabwe buhwanye n'ubw'inzoka, afite ububi buhwanye n'ubwa Satani. Kuko buriya ntabwo inzoka igiba mbi kuko yakoze, ntabwo iba mbi kuko yaryanye. Inzoka ntigiba mbi kuko yaryanye, ahubwo ni mbi ikiri n'agahinja. Niko Imana rero nayize umuntu. Imana izi umuntu ko ari mubi uhereye kuva mu ivuka rye. Noneho rero hari ikintu batubwiye hara hejuru, ngo abanyabyaha batandukanywa n'Imana uhereye ku kuvuka kwabo, ngiyo bavutse uwo mwanya bariyobagiza bakabeshya. Ikibazo cya mbere aho kivukira ni ukuntu abantu batangira kubeshya no kuvuga ibitari byo, batangira kwita bamwe n'imfura. Kandi burya mu migani yacu ya Kinyarwanda haba harimo ukuri, aho wumva abantu bavuga ngo burya mu imfura nubwo ari imfura ariko ishenjagira ishira. Imfura ibishiriramwo indani. Burya rero nababwiye yuko ibyaha, ntabwo Imana ivuga ibyaha ikurikije ku byo wakoze hanze. Umutima w'umuntu bimurimo uhereye kuva akivuka bimubamo, ariko bigenda bisohoka ariko habonetse ikibisembura. Niyo mpamvu Bibiliya itagitinya kutubwira ngo umutima w'umuntu muri Mariko 7 umurongo wa 20, abafarisayo bari bazi ko ibintu byanduza umuntu ari ibintu bituruka hanze. Kwa kuri tuvuga ngo Rome naturellement bon, ngo umuntu avuka ari mwiza, ariko sera environnement igenda imwanduza. Ntabwo ariko biri. Ubwo urumva ni umwuka wa gifarisayo uvuga ko ibyanduza umuntu ari bituruka hanze. No, Imana iravuga ngo umurongo wa 20 Yesu aravuga ati ibintu biva mu muntu nibyo bimuhumanya. Ibiva mu muntu, muri ya kamere yawe, muri ya kamere iri mu ikiza n'ikibi. Ya kamere murabyibutse, nimwe twagiye gusesengura turimo tuvuga umubiri wa muntu wa mbere. Ibintu biva mu muntu muri we harimo havamo imigambi mibi, habamo guheheta, habamo gusambana, habamo kwiba, habamo kwica, kwifuza kubi, kugira nabi, uburiganya, iby'isoni nke, ijisho ribi, ibitutsi, ubwibone n'ubupfu. Ibyo bibi byose biva mu muntu nibyo bimuhumanya. Mu muntu ibyo bintu bimurimo ni isoko, ni indiri y'ibintu byose bibi. Yabikora atabikora bimubamo, kuko iby'Imana ihamya nibyo by'ukuri kurenza ibyo twebwe twibwira. Iyo tubonye umuntu akoze ikintu turatungurwa, ariko Imana niba bitunguye biba mu muntu. Rero niyo mpamvu iyo umuntu atekereje ko yandura ariko yageze hanze, umva rero ikibazo cya mbere umuntu agiye guhura nacyo nuko atagiye kwemeranya n'Imana uko imwita. Bijya byatewe n'iki? Ni igihe, kuko nababwiye ko umuntu harimo icyiza ariko harimo n'ikibi. Igihe umuntu yagiye ku ruhande rw'ikibi, yego reka mvuge ku cyiza. Igihe umuntu yagiye ku ruhande rwo gukora icyiza bitewe na environnement yabayemo, akenshi biba bigoranye kwemera ko ari umunyabyaha. Kandi Imana yo ivuga ngo mu mitima y'abantu ibimubamo. Rero ikintu kigiye kuba kijya gutuma umuntu yanga ubuntu bw'Imana, yanga Kristo, kuko Kristo ntiyaziye abazima, yaziye abarwayi, niko birivuga. Abarwayi rero umuntu wemera ko ari umunyabyaha, aho ibyaha byagwiriye niho ubuntu bw'Imana bwasagirijwe. Muzabikurikirane mu mvugo
mu buzima bw'umwami Yesu Kristo abiyitaga ko ari beza. Yagiye abivuga ngo naje mu isi kugira ngo abareba bahume, abibwira ko ari beza nyine bagumana ibyaha byabo, ariko uwibwira ko ari umunyabyaha abashe gukizwa na Kristo. Rero umuntu wagiye ku ruhande rero rwo kuba akora ibyiza, urumva muri kumva ndi kugenda basobanura cyane ya mategeko haratuye mu muntu, ikibi akaba atarakigiyeho cyane, ahubwo akaba yaragiye ku ruhande rw'icyiza. Uwo muntu rero atangira kurwanya ubuntu bw'Imana, kuko ntashobora kubyumva, ntashobora kumva ubuntu bw'Imana atazi ko ari mubi. Cya kabiri, nanone iyo asobanukiye ko ari mubi, ashingiye kuri cya kibi kiwe yibonaho, irindi kosa umuntu akora ni ugushaka kwikiza. Naho ashaka kureba ikintu yakora ku buryo ibyo yakora byazimangatanya bwa bubi bwe. Niho muri Mika igice cyaho cya 6 Bibiliya igitwereka Imana itumira imisozi ngo ize kwikiranura n'ubwoko bwa Isirayeli, kuko imisozi ni yabayeho mbere hose. Rero ibyo Uwiteka yagiye akorera Isirayeli, Imana yari yaragiye imisozi umutangabuhamya w'ukuri. Rero abayisiraheli baraza, Imana iri kubashinja ibyaha bitandukanye, ibabwira ko nta kitabakoreye, ariko bakarushaho kwigomera. Ariko umva ikintu baza kuvuga, baza guhita bavuga ko baza kubwira Uwiteka, barashaka gukora ibikorwa bizimangatanya iby'Uwiteka barega. Baravuga ngo se ngo twakemera tugatanga inka zacu z'imfura, Uwiteka ntiyakemera agacururuka. Niko umuntu ateye iteka ryose. Niyo mpamvu uzajya kubona mu rusengero hari abantu badatanga amaturo bitewe n'urukundo, ahubwo ari kugira ngo byibura bazimanganye uko Imana iri kubarega mu mitima yabo. Abantu bashobora gukora ibikorwa byinshi bitandukanye kugira ngo ahari Imana yirengagize ubunyabyaha bwabo. Aho bavuze ngo se dushobora gutanga imigezi, ariko murumva Elayo irahenda cyane. Noneho bashaka gutanga imigezi ya Elayo kuwiteka kugira ngo Uwiteka yemere gucururuka. Niho umuntu ashobora kwemera agatanga amaraso. Abantu bajya bemera kwitanga, bakemera bagatanga ubuzima bwabo, bagakora kugira ngo ahari Imana ngo ibumve. Ibyo ni ibikorwa bya umuntu ashaka gukora bigereranywa n'ibicocero. Hari n'abandi rero aho umuntu ashobora kuba arwana no kugira ngo areke ikibi akore icyiza, yemerwe icyiza cya muntu. Ntabwo azi yuko kuri cya giti hariho icyiza ariko n'ikibi. Umuntu ari gushaka kugira ngo areke agashami kamwe k'ikibi, noneho akora icyiza kugira ngo cyemerwe imbere y'Uwiteka. Kandi Imana yagennye yuko mu by'ukuri kwambikwa cyangwa se gukira agakiza gaturuka ku Uwiteka kakazahishurirwa mu mwana wayo Yesu Kristo. Rero nshuti bakundwa, ibyo Yesu yabwiraga Nikodemu, amubwira ko akwiriye kuvuka bwa kabiri. Abantu tujye tumenya icyo abantu bakira. Dushaka kugira ngo ko dufite iyobokamana kenshi riba ryaragiye ritubwira imirimo ya kamere, imbuto za kamere, ariko ritatubwiye igiti zeraho. Imbuto za kamere, imbuto kwiba, kuroga, gusa imbuto, ariko batatubwiye igiti byeraho. Kamere niho uzajya kubona batubwira ngo nukudukuraho icyaha cy'inkomoko, ariko abantu batagisobanukiwe. Niyo mpamvu ibyo dukwereka ko abantu bakomeza bakuraho imbuto, bashaka kwikiza imbuto, noneho kandi n'imbuto zimwe bashaka kuvanaho zitajya zinashira, kuko bari kuvanaho imbuto ariko igiti kigihari. Niyo mpamvu turi abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira, abantu bagakomeza kuba abanyabyaha. Umwami Yesu birivuga ngo icyo umwana w'Imana yerekaniye muri Yohana urwandiko rwa 2 ibice 3 umurongo wa 8, icyo umwana w'Imana yerekaniye ni ukumaraho imirimo yose ya Satani, si ukuvanaho utubuto, ni ukurimbura icyo giti. Imana idufashe bavandimwe kugira ngo tubyumve. Ubwo buvuke bwa mbere bwose bugomba kurimburwa, burimo kamere ya Satani. Umuntu yakiri icyo giti cyose kigakurwaho, umuntu akemera kubaho ayoborwa n'Imana, abeshejweho n'Imana. Bibiliya niho igitubwira ngo hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa n'amategeko. Uguheshwa n'amategeko naho umuntu muri we cya giti
yihindukira Imana, akaba arwana no kureka ikibi ku bushake bwe, agakora icyiza akemerwa. Uko ni ugukiranuka guheshwa n'amategeko. Ariko Imana ikanavuga ati, Imana yemeye n'ubushake bwa muntu, iravuga ati nta kibazo. Umuntu ariko uzashaka rero kubeshwaho n'amategeko, ategetswe gusohoza ibyo amategeko avuga byose. Areke ikibi nyine mu mwuzuro wacyo, akireke cyose, areke kwiba, areke gusambana, areke gutekereza nabi, areke kwibwira nabi, kuko ibyo byose nibisohoza gukiranuka kw'Imana. Ariko nyuma yaho akora icyiza mu mwuzuro, adakora ikibi. Ariko niyitondera amategeko akora icyiza, ariko akaza gusitara kuri ayo mategeko, agakora kimwe, agasitara kuri ayo mategeko. Muri Yakobo ariko havuga igice cya 2 umurongo wa 10 ngo umuntu witondera amategeko ariko agasitara kuri rimwe yose aba yishe. Inshuti bakundwa, urumva wabishobora? Urumva ushaka gukomeza kwigenga kuri icyo giti cy'ubwenge, aho umuntu yagiye kwigenga akihindukira Imana, akareka ikibi agakora icyiza, ntukore n'ikibi na kimwe? Aho ngaho Satani ko yabwiye umuntu kuba nk'Imana ku giti cyawe, ukareka ikibi ugakora icyiza, ukaba nk'Imana, ko Imana nikora icyiza cyonyine. Ariko biriya hari icyo yatubwiye, aya mategeko ntabwo umuntu yayasohoza, hari uwashyiriweho kuyasohoza. Amen. Arabivuga muri Matayo igice cya 5 umurongo wa 17 ngo mwitekereza ko naje gukuraho amategeko n'ibyahanuwe, sinaje kuyakuraho ahubwo naje kuyasohoza. Ntabwo ari kuyakomeza, ahubwo niwe asohoreraho, yamara kuyasohoza agahesha bizeyewe gukiranuka. Reka tubisome hano mu Baroma igice cya 10 duhere ku murongo waho wa 3. Haravuga ngo kuko ubwo bari batazi gukiranuka kw'Imana uko ariko, bagerageje kwihangira gukiranuka kwabo ubwabo, bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana. Ubuvuke bwa mbere bubamo gusuzugura gukiranuka kw'Imana, aho umuntu ashaka kureka ku giti cye ikibi agakora icyiza akemerwa imbere y'Imana. Noneho ariko ntamenye neza ko Kristo ari ushobora gusohoza amategeko. Bibiliya ikatubwira ngo kuko Kristo ari wa amategeko asohoraho, kandi ni uhesha uwizera wese gukiranuka. Amen. Kuko Kristo ari wa amategeko asohoraho, kandi ni uhesha uwizera wese gukiranuka. Umurongo wa 5 ukavuga ngo Mose yanditse ibyo gukiranuka guheshwa no gukomeza amategeko ati, ugusohoza azabeshwaho nako. Mose yanditse ibyo gukiranuka guheshwa n'amategeko no gukomeza amategeko, ugusohoza azabeshwaho nako. Ya kamere muntu iri mu muntu, amategeko haratuwe ku mutima wawe, ariko atera urupfu. Kuko impamvu atera urupfu ni gute? Nuko gusohoza ibyo amategeko avuga byose ku muntu birakomeye. Iyo umuntu rero yashatse gukomeza akaresista akaguma aho ngaho, ntiyumva ubuntu bw'Imana, ntiyumva uburyo umuntu ashobora guhinduka intungane bidaturutse mu kuba yeretse ikibi ngakora icyiza, ahubwo akamenya Kristo we wafashe icyo kibi cyawe kigutera ipfunwe, akacyambara ku musaraba utarigeze kumenya icyaha, akagihanirwa ku musaraba, amategeko akamusohorezwaho, ko amategeko ashinzwe guhana abanyabyaha, akamusohorezwaho ahana abanyabyaha. Burya igihe Yesu yahanwaga nawe warahanwe. Paul aravuga ngo nabambanywe na Kristo, nahananwe na Kristo. Kuko Imana yabumbiye abantu bose mu bugome, ibyaha by'abantu bose yabishyize muri Kristo Yesu, iramuhana. Mu Baroma 11:32 niko havuga, Yesu utarigeze kumenya icyaha yahinduwe icyaha ku bwacu, amategeko amusohoreraho amuhana. Ariko hari ubundi buryo amategeko yamusohoreyeho. Yesu niwe wagaragaye utagira icyaha imbere y'amategeko, niwe uyasohoza, niwe wagaragaye. Pilato arabihamya, umugore warabihamya, abamurega barabihamya, niwe wenyine wagaragaye utagira icyasha imbere y'amategeko. Uko gukiranuka kwe yaguhaye abamwizera. Iyo umwizeye ububaye umukiranutsi, bitaturuka mu byiza ukora, bituruka mu kumwizera. Inshuti bakundwa, kuvuka ubwa kabiri ni ukwemera kurekura ko utishoboye, urugamba ubamo rwo kwirwanirira ukarureka. Urugamba rubamo rwo kuvuga ngo urahinguka imbere y'Uwiteka n'imirimo yawe ukarureka, ukamenya ko
umurimo Yesu yakoze niwo ushobora gutuma twinyuka imbere y'Imana. Aho ngaho rero hariho abantu bahita batekereza ngo ese ubwo ngubwo umuntu wakwizera ibyo gusa uwo muntu ntiyaba agiye kwidamararira? Oya, ntabwo ari ukwidamararira. Umuntu wizeye ibyo ngibyo aba abaye umukiranutsi, kandi uko gukiranuka kwa Kristo kugukoreramo kuraguhindura mu buryo bwose. Cyambere kugukiza ni ukuri, kugukiza urubanza rw'ibyaha, kugukiza urubanza rw'ibyaha, kuko ibyaha byawe byose bijya kuri Kristo Yesu. Ariko ikindi rugukiza n'imbaraga mbi zabyo, kuko ukunda umwami Yesu ugakunda n'abantu bayo. Ibyo rero nibyo bigenda biguhindura no mu ngeso zawe. Umwami Yesu abane namwe. Amen.